si ngombwa guteka isombe ngo umunsi wose usange ngo ukeneye inkwi, ukeneye amakara, ugasanga umunsi wose wiriwe utetse isombe. So muri iyi video rero tugiye kureba hamwe uburyo wategura isombe nk'iri rimeze neza kandi riryoshye. So niba utarakora subscribe rero banza ukore subscribe, hanyuma kugira ngo tuzajye tubana muri video zacu, kandi nawe wakoze subscribe warakoze cyane. So rero ujya ku isoko ugakoresha isombe ryawe. Njye hano nari mvuye ku isoko nari nakoresheje isombe, ngiye kumunda isombe iyo naryikoresheje. Nari nakoresheje isombe ndakeka ryahuranye n'ibiro 2, ariko mu by'ukuri nakoresheje isombe bashyizemo ikiro kimwe, ikindi kiro kimwe byari ibirungo. Nari naguze n'ikiro kimwe cy'inyama z'imvange, ntabwo ari ngombwa ushyiremo ngo amagufa cyangwa iki. Ushobora gushyiramo inyama z'imvange cyangwa ugashyiramo umurizo cyangwa ikidari, byose ni sawa. Nari nakoresheje isombe, ngura inyama ndetse ngura n'amavuta y'amamesa hamwe n'ubunyobwa. Uko rero bateka isombe, ufata amamesa ukayashyira mu isafuriya mbere y'ibindi byose. Hari n'abari karanga ariko batakoresheje amamesa, ariko ngiye kukwereka ubu buryo uzabugerageze hanyuma tubwire ko isombe yamye. So nasekoresheje isombe. So mu isombe rero nari nashyizemo poivron, nshyiramo poivron, nshyiramo ibiringanya, nshyiramo epinari ndetse na tungurusumu zihagije. Ibyo nibyo nashyizemo. Isombe ryanjye muri kubibona ko ryari ryoroshye nyine kandi ryari rimeze neza. Nahise nshyiramo bya sombe. Rero ibanga ryo kugira ngo ubone isombe rimeze neza kandi riryoshye, uzajya urisekurana n'ibirungo nyine. Aho nyambabwiye ko ikiro isombe nyine ibira byatsi byari ikiro kimwe, ndetse nshyiramo n'ikiro kimwe cy'ibirungo kugira bihane n'ibiro 2. Ntukazajya ukoresha isombe ritarimo ibirungo byinshi. Iyo ririmo ibirungo byinshi, tungurusumu zihagije, isombe ryawe rwose riraryoha. Hari n'ukuntu ugura isombe utaryizeye. Ushobora kugira mu rugo ukongera ugafata poivron n'ibiki na tungurusumu ukongera ukashyiramo, kuko isombe ubwaryo iyo ririmo ibirungo bihagije ndetse n'imboga zihagije riba rihumura ubwaryo ari na ribisi. Iri ryanjye rero ryarimo n'utubuto dutoya kubera ko ririmo n'ibiringanya. Niyo mpamvu rero ibiringanya byoroshye isombe, burya nacyo uzajya ugishyira mu isombe. Uyishyira mu mamesa yawe yahiye neza, ukagenda ukarikaranga gutya. Muri kubona ko gutya isombe risa icyatsi nyine, icyatsi kibisi. Tugiye kurikaranga kugeza ubwo rihinduka nka shokora, ntibyongere gusa gutya icyatsi, gutya riracyuzuye ububisi. Turarikaranga tubanze turikure mu bibisi. None ikindi kintu, ntukahite upfundikira isombe gutya. Iyo uripfundikiye nabwo usanga ububisi bwagumyemo. Nahise mfata za nyama zanjye rero, muri kubona inyama ko zari imvange, utugufa twari turimo nyine twari dukeya duke, turaho two mu imvange. And then ngiye kuzoza nazo hanyuma tuzitegure. Ngiye kwereka uburyo muzajya mutegura inyama bworoshye, hano inyama zawe zikaguma mu isombe zifatanya. Para kwa kundi usanga bateka isombe inyama zashwanyaguritse ibiki. Bose uzagerageza ubu buryo. So niba utarakora subscribe rero ukaba ugeze hano video, banza ukore subscribe kandi pe uramusapotinze, hanyuma nzajya manye makorera video. Ndabizi ko ntago ndi wa muntu nyine uzi kuvuga ibintu byinshi. Niba wakunze ibyo nkora, uko nteka, ushaka kumenya guteka neza kandi ibiryo biryoshye, kora subscribe. So nafashe isafuriya ku ruhande, murabona ko nta kintu nashyizemo cyangwa amazi. Izi nyama ngiye kuzera nkaho nzokeje, ariko ndazotsa hano ku ipanu cyangwa kuri iyi safuriya yindi. Ngiye kugenda mpindura gake gake, murabibona namwe. Unafite no mu ifuru umunsi ushobora kuzishyira kuri la baking tray yawe, ukazishyira mu ifuru hasi nk'iminota ingahe, ariko yashyushye ukabanza ukamera nkaho uri kuzota. Nka kwa kundi uguze ikintu ubanza kuzibabura gutya, bigufasha yuko inyama iyo zishyize mu isombe ntabwo zishwanyagurika. Rwose inyama urayarura ugasanga iracyari inyama kandi iracyafatanye. Rero nibwo nakomeje kugenda mpindura isombe. Naryo ntabwo ugomba kuryibagirwa, ugomba kugenda urihindura. Yewe iyi process ishobora kumfata irubonye ko isombe ryanjye ryoroshye, ryari rifitemo amazi menshi kubera za mboga nashyizemo harimo epinari n'ibiki. Rishobora kuba ryamfashe hafi isaha yose gutya, ndi kugenda ndihindura. Nk'uko muri kubibona
murabona za nyama zacu rero murabona ko ziri kugenda zimeze nkaho ziri kuzotsa, tuzikuremo ububisi nyine. Noneho murabona ko zisa neza kandi ziraza kujya mu isombe zigine zifatanye, kandi ko kunizisamo ugasanga inyama zifanyuka iki, ugasanga isombe nyine ntiwamenya inyama ntiwamenya iki. Murabona rero hano isombe ryacu ryari rimaze guhinduka, muri kubibona muri ko isombe twarisizemo ari icyatsi ariko riri kugenda rihinduka. Rero abantu bavuga ngo sinateka isombe kuri gaze, sinagira ute ntirishya. Icyo tuba dukeneye hano ni dege z'ubushyuhe zikenewe. Noneho hano isombe wabanje kuriteka gutya rishya vuba kandi ntabwo riba rinuka ububisi. Urabona ko niyo mpamvu tutahita turipfundikira. Za nyama rero zimaze gushya impande zombi, nahise nzifata nzishyira mu isafuriya, hanyuma nzishyiramo amazi nyine ngira nk'uzitogoshejeho uko nguko. Nabigenza amazi nyine nayashyuhije ku ruhande, hita nyasukamo zitogosa nk'indi minota wenda 20, yandeka yari iminota nka 20. Gutyo uko nguko ndi kubigenza. Rya sombe n'umundi riracyari hahandi, ntabwo turashyiramo amazi, ntabwo turagira icyo ukora wowe uri kugenda urihindura gusa rigenda, ariko biterwa n'amazi arimo, kuko iryanye rifite amazi menshi, niyo mpamvu byamfashe nk'isaha kugira ngo buriya bubisi nyine bushiremo. So amazi yarashize mu isombe, nahise nsukamo wa mufa ndetse n'inyama. Ya mazi natogosheje inyama ndetse n'inyama byose uyisukamo ukabivana. Uzagerageze guteka isombe burya isombe riza ryoroshye kandi ryoshye. Nta nubwo ndakeka isombe ryanjye naritetse nahereye gutangiye kuriteka saa 12, ariko saa 3 naririye rwose kandi ryari rimeze neza, ryari rihiye, ryari riryoshye nta kibazo. Hano rero tugeze mwanya wo gushyiramo ibirungo. Ndi bushyiremo magi 3, magi cube, nasizemo magi 3. Yego nizo nasizemo. Urabona ko ngiye byari ibiro bibiri byahiriye mu iyo safuriya nini ngira, kandi ukabona ko byahiriyemo. Ntabwo ari ngombwa guteke agasombe koroshye kameze nk'amazi, oya. Ugomba guteka isombe nyine kurya umuntu arijya kumva ni imboga, apana isombe ry'amazi. Nasizamo niyo onga yo mu isombe, mwabonaga kuranoza mbere ko kari kanditseho pondu. Pondu niko abakongomani bakunda kwita isombe za Nigeria na za Ghana. Ibi nibyo birungo bindi nasizemo: beef masala, yamo curry powder ndetse na black pepper. Ibyo nibyo birungo nasizemo. Ka black pepper nyine ngakunda mu isombe because nyine wumva harimo akantu kajya kumera nk'urusenda ariko kari kure, nyine wumva agasombe kameze neza. Hanyuma hano idushyiramo n'umunyu. Isombe ryacu rero rirashyiye neza kandi ntabwo twashyizemo bya bintu ngo igikukuru ngo igiki. Nakoresheje ibi bisanzwe, ni ibintu umuntu wese yabona mu rugo, ni ibintu byoroshye kandi isombe bikaza imeze neza rwose kandi naryoshye. Rero ku yindi safuriya nahise nshyiramo ubunyobwa. Nakoresheje irobo ry'ubunyobwa mu biro 2. Ngiye sinkunda isombe ririmo ubunyobwa bwinshi, ukundi ririmo ubunyobwa bwinshi wakongera ingano y'ubunyobwa uko ubyifuza. Rero ubunyobwa urabukaranga ku ruhande kugira ngo nabuze kuza kubushyiramo uhiye, utaza kuza kuri isombe ariko ugasanga ubunyobwa budahiye. Ibyo bintu bikunda kubaho, ugasanga umuntu isombe yahiye ariko ubunyobwa bwo reka nibura cyari bubisi, urabukanje ukumva ubukanje ubunyobwa bubisi. Hano rero ubunyobwa nuko bwari buhiye, ndangije ndabufata nabwo ngiye kuhita mbusuka muri ya sombe. Urabona ko isombe amazi yagabanutse kandi nayo arimo ndushyiramo ubunyobwa ryahita rifatana nyine. Agomba kuryumutsa cyane nabwo ujya gushyiramo ubunyobwa kuko ryahita rishirira. Niyo mpamvu nshyizemo kimeze gutya, muri kubibona. Hanyuma ugahindura ugategereza nyine, n'ubundi nabwo turi bubitege. Gusa tumaze gushyiramo ubunyobwa dushobora kubiteka hagati y'indi minota 30 cyangwa isaha, biterwa n'uko isombe ryawe nyine uri kubona rimeze kandi bitewe n'ukuntu rikomeye cyangwa ryoroshye. Nuko ngubwo hano isombe n'ubundi hano isombe gutyo n'ubundi bari rimeze nkaho ryahiye. Abari ibirungo kugenda wongeramo, wowe uzagerageza uburyo babana bavuga ngo inkwi ikingwa amakara. Isombe ngende iteka gutya kandi isombe ribamo rimeze neza kandi riryoshye ryanahiye. Murabona isombe ryagiye kuri rimeze.
isosi de sombe. Hano mumbwire uko mwabibonye, mujye muri comment ndetse mukore like na share. Hanyuma muri comment wewe utubwire uburyo utegura isombe, ese utubwire ni iki uri kubona kidasanzwe kuri iri sombe, cyangwa wo iri sombe uraribona ute. Rero narifatishije umuceri ndetse n'agafiriti k'ikijumba, ryari isombe rimeze neza kandi riryoshye rwose. Ubu nawe ushobora gutangira kwitekera isombe mu rugo. So ntugire uzakoze subscribe.